neza aho muherereye, twongeye kubaha ikaze, twongera kubishimira. Mu by'ukuri turi mu bihe bigoye kandi bikomeye, bamwe bari muri guma mu rugo, abandi ntibayirimo, ariko ubuzima buragoye, ariko dukomeje kubaba hafi tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byadufasha muri bino bihe turimo, byadufasha muri bino bihe tugenda tunyuramo. Rero reka uyu munsi tubafitiye ikiganiro cyangwa se tubafitiye topic turi buganireho uyu mugoroba ivuga ngo ese impano n'imbuto bitandukanye. Ese waba uzi impano icyo ari cyo muri wowe? Ese waba uzi imbuto icyo ari cyo muri wowe? Uyu munsi rero nibyo turi buganireho, nibyo turi bugende twunguranaho ibitekerezo, hanyuma tuze kureba ese n'icyo utari uzi kugira ngo ubashe kukimenya. Ntabwo ndi njyenyine, hari n'umugenzi wanjye turi kumwe dufatikanye mu buzima bwa buri munsi. Reka nawe muri kaze abibwira abantu. Murakoze cyane. Amazina n'andi ni Ndagijimana Moise. Topic umuvandimwe twari tugiye kuganiraho, numva hari byinshi tuza kunguranaho kugira ngo dusangire ibitekerezo. Nawe ndabizi mujya mudukurikirana, hari ibyo mujya mwongera muri comment cyangwa mukongera mukatubwira. Topic yacu ni ibyo tugiye kuganiraho. Murakoze. Ese mu by'ukuri wowe nkawe wumva iki hagati y'imbuto n'impano? Ese biratandukanye cyangwa se n'ibindi? Kuri njye numva bifite relationship, ariko harimo difference, biratandukanye. Iyo numvishe imbuto, reka mbanze isore ku mpano kugira ngo mbashe kumva uko ndi busobanura imbuto. Impano ni ikintu kiri muri wowe udashakisha, kiri muri wowe n'imbere, ugikora umuntu akabona ko ufite impano, umuntu akabona ko hari icyo urusha undi muntu kiri muri wowe, si icyo ushakisha, ni ikintu kiri muri wowe, ni ikintu kiremanwa, ni ikintu ukuranwa muri wowe. Noneho imbuto ni ikintu ushobora gukora, kikabera undi muntu urugero rwiza, kikamubyaramo urugero rwiza. Ushaka kumva ufite impano yo kuririmba, ya mpano ikagufasha mu mbuto zo kwerera abandi, kugira ubazane, wenda ubigishe mu kuririmba, bumva ubereye imbuto y'uburirimbyi. Ariko uburirimbyi ni impano itanga imbuto. Rero ni uko nguko, niyo difference ngira. Ese nk'umuntu ufite nko gufasha abantu, akaba ariyo navuga ikintu kimuranga, ese iyo ni impano cyangwa imbuto? Impano zo ni nyinshi, kuko n'umuntu kuko ushaka kuba ufite byinshi ariko ukaba utafasha umuntu, kuburyo ushaka no kujya kumufasha ukabura sansi wabinyuzamo, bigatuma n'icyo ari kumufashisha ukireka. Hakaba n'undi muntu ushaka kuba ufite duke ariko kuko afite impano yo muri we yo gutanga, buriya haba n'impano yo gutanga ikintu. Rero niko njye byumva. Noneho imbuto ni ikintu werera umuntu, imbuto ni ikintu nyine ukorera undi muntu atarazi cyangwa se akwigiraho akabasha kumenya. Ni iryo tandukaniro njyewe numva, nawe ufite uko ubyumva, ariko niko mbyumva. Moise arakoze cyane. Mu by'ukuri iki kintu ni ikintu gikomeye kandi abantu bakunze kwitiranya cyane. Bakunze kwibwira yuko umuntu impano afite akumva ko ariyo mbuto afite, kuko Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Abantu benshi bakunze kwibwira yuko impano umuntu afite ariyo mbuto afite, akumva yuko kuba uzi kuririmba, abantu bakumva ngo nizo mbuto ufite. Uyu munsi urashaka kuganira ku kintu cy'ingenzi Yesu yashatse kuvuga ati tuzabamenyera ku mbuto zabo. Rero niyo mpamvu twavuze uno munsi, ese imbuto n'impano bitandukanye. Mu by'ukuri njyewe uko mbyumva, wenda nawe uraza kunyunganira. Murabizi inuma niyo yamanutse kuri Yesu igihe abatizwa, kandi inuma isobanura umwuka wera. ukuntu bayisobanura bavuga ko ibaba rimwe ni impano,
irindi baba ni character cyangwa se power. Ibaba rimwe rero rimekanisha impano, irindi baba rikamenyekanisha imbuto. Iyo udafite kimwe muri ibi ntabwo ubasha kuguruka. So ngewe ko mbyumva impano numva ko is a gift wowe warahawe n'Imana. Burya ari umwana uvuka azi gukina umupira, akaba azi gukina umupira hari ibintu yagiye kujya atari ibintu yagiye kwiga, akaba undi nawe avuka ubona ko azi kuririmba ariko undi atazi kuririmba. That is the gift Imana ibaraguhaye. Ariko imbuto ni ikintu umuntu aharanira, ni ikintu umuntu yitaho ubwa buri munsi. Burya urabizi iyo umuntu ateye ikintu ntabwo apfa kugitera bityo gusa, tuvuga ngo uteye n'ibishyimbo gusa n'ibigori wateye gusa uragenda hari icyo bisabwa no kuhira, kubagara, ugasarura, ukanika, kubona umusaruro. Rero imbuto rero iraharanira. Rero abantu bibwira yuko impano ari imbuto barabishuka. Ku bwanjye numva yuko imbuto ni ikintu giharanira, ariko impano is a gift. So niki wabwira abantu cyangwa se abantu bagukurikirana bakunze kwibwira yuko impano ariyo mbuto bafite? Ese niye ntamo waba, ese ni iki wabunganira kugira ngo na wa muntu wibwiraga ko afite impano akibwira ko ari imbuto, niyihe mpanuro wamuha muri bino bihe turimo kugira ngo abashe kongererwa imbaraga no kurushaho kumenya iyo Imana afite n'uburyo akwiriye kuyifashisha muri we kugira ngo yagure imbuto muri we urusheho kwaguka? Murakoze, iki ni ikibazo cyiza. Buriya abantu twamenye ko imbuto impano muri iki gihe niyo ibasha gutunga abantu. Ubundi wasangaga mbere ugira impano ukayirenza ikaba ari igwa nk'ibyishimo mu buzima busanzwe, nkuko hari abakinaga amabiye abandi bagakina umupira, nta yindi nyungu ugamije muri ibyo gusa ari ukugira ngo muri wowe widagadure. Ariko mu gihe cy'ubungubu ujya gukina umupira ugamije guhemba, undi nawe yicaye mu biro agamije guhemba, kandi ari impano, undi akora ibindi bitari impano ariko ari akazi. Rero ibintu bya kera uko twafata ibya kera bigenda bihinduka, usanga ikintu cyose cyari impano warakigize akazi. Icyo nabwira abantu ni uko we igihe wumva ko ufite impano jya umenya ko iyo mpano, kuko wibuke ko hari indirimbo baririmbye neza baravuga ngo wibuke hari icyo Imana izakubaza ku by'impano yaguhaye. Ese we impano yaguhaye ni iki wayikoresheje? Wowe muri make Imana yaraguhaye kuririmba, izakubaza ni iki wakoze. Ni ukuvuga ngo impano yawe, ikintu nabwira abantu badukurikiye ni umakinge sure yuko impano yanjye mfite se ibasha gutunga ku bandi bantu, ibasha kubaha ibyishimo, ibasha kubigisha mu buzima busanzwe ku buryo umuntu yatekereza akavuga ati nahubukaga. Ariko impano agira muri we yo kwigisha, nako imbuto yagiraga muri we yo kwigisha abantu, namugireho umugisha aranyigisha. Impano ni ikintu ukora muri wowe ukishima, imbuto ni ikintu ukora muri wowe ukabasha kugiha umuntu akabasha kuba yakwisubiraho. Rero mu gihe muri twebwe twafashe imbuto muri twebwe tukazerera abandi nabo bazabasha guhinduka, nabo bazabasha guhindura abandi. Rero dushaka kubihuza nk'impano, impano ni ikintu muri wowe twakivuze, ni ikintu muri wowe ukora kikurimo utakitanzaho amafaranga, ni ikintu wabonye muri wowe numva kitavunye cyane kurusha uko wakwerera imbuto. Kwera imbuto nicyo kintu kigoye. Ushaka kuba wabana n'umuntu imyaka irenga 10 ariko ukabona nta mbuto wari wamwereka. Ariko nusobanukirwa imbuto n'impano ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko bishaka kugirana isano, bishaka no kuva mu kintu kimwe bikaba byafasha ikindi, ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero icyo nababwira ni ukumekinga sure yuko impano ufite wayikoresha mu buzima bwawe busanzwe
yakubyaramo n'amafaranga nk'uko twabivuze hari ababikora bikavamo akazi, ariko imbuto ni ibintu muri wowe ushobora kwerera abandi bantu nabo bakabasha kuba bakwisubiraho bagakora neza. Urakoze cyane. Nanjye icyo nakongeraho mu by'ukuri bajya bavuga ngo Imana yakugira umusitari ariko imirimo kugira inyangamugayo, mu byo unyuramo byose. Nanjye icyo nakongeraho cyangwa se icyo twabwira abantu badukurikira, abantu benshi bakunze kwibwira ko impano bahawe ariyo mbuto. Imbuto ni ikintu twavuze ngo ni ikintu umuntu aharanira. Twatangiye tuvuga ku rugero ngo umuntu iyo ateye nk'imbuto mu murima agashyiramo ibishyimbo akabagara, bisaba kubagara, bisaba kwita kuri ibyo bintu wateye. So rero impano iraharanirwa, ni plutôt imbuto iraharanirwa. So impano ni gift twahawe, ariko twabigira imbuto. Yesu yashatse kuvuga ni agakiza. Burya agakiza karaharanirwa. Agakiza karaharanirwa, ntabwo agakiza ari ikintu cya mpande gusa kimanuka mu gucucura. Imbuto rero ntabwo ari ikintu kizaza mu gucucura. Yego impano twaraziho turazifite, ariko burya impano hari umuntu ushobora guhanura ari umunyabyaha. Abantu benshi bakunze kwibwira ngo umuntu uhanura aba ari umuntu uzi Imana cyane. Oya, umuntu ashobora no guhanura ukamusanga mu ari mu kabari, ari umusambanyi, ariko mu guhanura gutya ari umuntu wa mbere. So rero guhanura nabyo ni impano. Abantu ntibikibwire ngo impano umuntu afite ngo niko niyo mbuto. Nicyo kintu kibabaje abantu benshi, ugasanga umuntu ngo yari umuhanuzi ariko ukumva ngo ejo bundi yateye umwana w'abandi, cyangwa se umuntu yari umuririmbyi ejo bundi bamufatanya mu biyobyabwenge kandi ari umuntu uririmba mu rusengero. Iyo ni impano. Rero imbuto ni ikintu giharanirwa. Rero nshuti dukurikirana, basha kumenya Imana yaguhaye. Burya impano wahawe niyo ibasha kuguhagurutsa muri wowe zikaba muri twe. Umuntu agira imbuto nyinshi. Umuntu ugira imbuto zo gufasha abantu, hari igihe umuntu agira imbuto ntabwo bisaba ngo umuntu arayiharara nk'uko twavuze. Iyo ufite ibitandukanye n'iyanjye, ariko icyo kintu ufite muri wowe ukitaho. Niba ufite impano yo gufasha abantu, komeza wongere ukomeze ufasha abo bantu. Imbuto yabuke iberera abandi, kuko igiti kiriho imbuto abantu baza kugifataho bakakiryaho bakacyugama. So rero icyo natwe twabwira abantu, menya impano wahawe ndagora, noneho nyuma iyo mpano ufite izakubashisha kumenya imbuto. Mu imbuto rero ziraharanirwa. Nuhura n'umuntu umufashe, burya nuhura n'umuntu akagusaba ntugatekereze mu bintu n'umutekamutwe, umufashe kuko agusaba. Icyo ufite umufashe, ko uwo muntu niba ari umutekamutwe, Imana nijya gucira abantu urubanza, izagucira urubanza wahaye umutekamutwe, izacira urubanza wa wundi wagusabye kandi arimo guteka umutwe. Abantu benshi ikintu kitwije ducira abantu imanza kandi atari twe duca imanza. Twe turakora, Imana igacira imanza. Ese dusoza iki kiganiro cy'uyu mugoroba, ese nicyo waha urubyiruko rudukurikirana cyangwa se itorero, kuko ibiganiro byacu uko bikomeza kubikurikirana bishamikiye ku Mana cyangwa se ku Mana twizeye. Nicyo waha itorero ry'uyu munsi, nicyo waha inama ku rubyiruko kuri bino topic tuganire, kugira ngo ukomeze kubafasha muri bino biturire. Icya mbere nabanza kubabwira muri ibi bihe, icya mbere tubanze muri twebwe twirememo kwizera, icya kabiri muri twebwe twirememo kumvira. Bavuze guma mu rugo, nyine ni guma mu rugo. Ikindi ni uko ikintu nabwira nk'urubyiruko, abo tungana bari hasi yanjye, bari hejuru yanjye, bashiki banjye, icyo nababwira ni uko menya impano ufite. Uvuga ati si Imana ko yaguhaye impano muri wowe utarigeze kujya kuyigura. Buri impano ntabwo wajya kuyigura, ko twese impano zigurwa. Twazareka izo modoka tukavuga ati mbonye impano yo kuba naba ndi umuntu ushobora kuba wakora indege runaka, aho ngaho wabonye amafaranga menshi. Impano ni ikintu gitangwa n'Imana, ni umugisha Imana ikwihera nk'umuntu, nta kiguzi watanze.
ubwo icyambere ni ukubanza gushima buriya impano twese turazifite, ahubwo ni ugusobanukirwa se impano yanjye ni iyihe. Nubasha muri yo gusobanukirwa impano yawe, uzabasha gukorera Imana, uzabasha muri yo gukora icyagutunga kuko wasobanukiye impano yawe. Icya kabiri nabwira urubyiruko ni ukubabwira ko kugira werere mugenzi wawe imbuto si bisaba amafaranga menshi, oya, birasaba gutera intambwe gusa. Ni igihe watekereje ugatera intambwe. Mu gihe naje nk'ubu nakubwira ati genda ndaza kugusura gusa, nyamara nshaka kuzanga ngasanga wambwiye ijambo rikomeye nkabasha kuryigira byo byonyine ngataha. Urumva ko hari ijambo wambwiye byatumye unkurura, bari imbuto ngukuyeho. Rero mu gihe muri wowe ntukajya wima umuntu ngo umwime amatwi, witege umuntu amatwi wumve icyo ashaka kuvuga, ahubwo wowe utoranye icyo ushaka kumva. Kuko hari n'abantu bajya bavuga ngo hari igihe umusazi ngo bavuga ngo ariko akagwa ku ijambo. Ni ukuvuga ngo mu magambo yose abantu bavuga ntihajya haburamo ijambo ashaka kuvuga ngo wafatiraho urugero ugakontorora ubuzima bwawe. Rero ntuzajya uganira n'umuntu jya ubasha kumwumva umuha amatwi, kuko nawe numwima amatwi nawe biragoye kugira ngo nimba ntajya nkumva nawe biragoye nawe kuzamura. Kandi ushobora kuba ufite na message ushaka kuba watanga nziza yampindura, ariko kuko nanjye wari mu mwanya ntabwo biragoye. Ariko nk'urubyiruko n'abantu bakuru byo ni inama ya twese, nubashe guha umuntu umwanya gusa muri wowe uzatoranye bizakugirira akamaro, nawe bazabasha kuguha umwanya. Icya nyuma nasorezaho ni ukuri, nitugira ukuri muri twebwe bizadufasha muri ibi bihe turi kumwe. Imana ikeneye abanyakuri, kandi ukoze iby'ukuri, ukoze ikintu gikomeye undi muntu wese areba akavuga ngo iyo ufite ukuri muri mu bantu bajya kugirira icyizere. Uri umuntu ubeshya umuntu biragoye kuko mushaka gupanga gahunda akavuga ati ni bya bindi bya Moise arabeshya, reka mwihurire n'ubundi ntari buzi, kandi wari buzi. Nitugira ukuri muri twebwe nta kabuza icyo Imana ishaka kuzatunyuzamo kugira ngo tugire abantu izakitunyuzamo. Kuko iyo ugifite ikinyoma, iyo ugifite kubeshya muri wowe, Imana biragoye kugira ikwizere guha ikintu ngo ubashe kugitanga. Nawe ugiye kukiguha ntibajya bita yuko Imana ishaka kuba yakiguha, ahubwo bajya bajyana iya yandi yawe. Rero urumva ko dufite umwenda wo kuba twamenya kuvuga ukuri, twagira urukundo. Buriya urukundo ibintu byose azavuga hakazamo urukundo. Ni ukuri turabakunda. Iyo niyo nama nashakaga guha abari badukurikiye. Murakoze cyane, asoje ku ijambo rikomeye, aravuze ngo ukuri. Ukuri ni ikintu kigoye, n'ibindi yaravuze ngo ukuri kuragoye kandi ukuri kurababaza. Iyo umuntu ukuri akagufata n'umwanzi akatwara, ariko bakongera akavuga ngo njyewe namaramaje kuvuga ukuri ko ku munsi w'amateka turasoje. Nanjye icyo nabwira urubyiruko itorero abaririmba, dusoje icyo nabwira urubyiruko cyangwa se itorero baririmbyi, impano ufite ntukumve ko ari iturufu ufite ukwiye kwirindirana ku bandi. Igihe Imana ikuzamura ukibwira yuko